Chuti namwe vani mwese dorana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza no kuri Studio Umutware kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe mu cyaza kuri inshuro ya mbere ndagira ngo mbahe ikaze neza kandi mbwire ntimwibuke kwiyandikisha. Mukande aha hasi handitse subscribe, share, follow ndetse na kariya kazogera kubera iki kugira ngo igihe cyose turangize kubategurira aya makuru cyangwa se ubumenyi butandukanye tubagezaho mumenye ko buhari cyangwa se mu gihe turi kuganira namwe live cyangwa se en direct mumenye ko duhari muze dusangire ijambo. Nkabanyiraho kandi babwire nti kuri mwebwe mutabimenyereye namwe mubizi neza igihe cyose mumbona hano imbere ya za kamera cyangwa se n'inyuma ya kamera nje ndi mukuri nje ndi urukundo kandi nje n'icyizere. Ibi nkabangira ngo mubikoreshe nk'umunzani mupima ibyo tubagezaho byose. Ubumenyi dusangira namwe information tubaha murebe ko bifite ukuri. Ikintu cyose mubona ko kirimo ikinyoma cyangwa se gihotamye mwarankosoye ndagira ngo mudufashe muducyaye ku mugaragaro mudukosore ku mugaragaro nkuko natwe turi kubabwira ku mugaragaro. Kandi ibyo muri kubona turi gukora neza bibubaka bibongerera agaciro mu buzima bwa buri munsi mukomeze kudushyigikira ntago tubyanga na gatoye. Kubw'ibyo rero nkabandi kugira ngo mvuge ku kantu kamwe gusa. Twamaze kumenya yuko muri iyi minsi ishize rwose mu minsi mike cyane indege ya perezida w'igihugu Paul Kagame asanzwe agenderamo nayo bamaze kuyongera kuri ya liste y'indege zitavuga aho ziri kujya ku maradari aho ziri kujya hose hirya no hino ku isi. So mwongere mbabwire nti indege y'umukuru w'igihugu nayo bayishize kuri liste y'indege udashobora gutrackinga cyangwa se gukurikirana iri kuguruka kuri radari zo hasi. Ahangaha mukibaza muti mwebwe banyarwanda mwebwe banyagihugu ni mwebwe uyu munsi mutanga amafaranga y'ingendo zose umukuru w'igihugu agira. Sinabyo byonyine n'ingendo umuryango we nawo ukora ni mwebwe muri kuriha imisoro yazo. Kubera iki bagomba guhisha aho bari kujya? Nta mpamvu nimwe mu gihe umukuru w'igihugu ari mu mirimo y'akazi agomba guhisha ari kujya. Ntago ari ikibazo cy'umutekano kuko umutekano arawufite usesuye ahagiye hose. So kugira ngo bahishe aho indege iri kujya murabona ko harimo ikibazo. So iriye mpamvu rombi babwiye banyarwanda no kubera yuko nkuko nigeze kubabwira. So nta ndege nimwe ishobora kuva ku kibuga runaka ngiguruke batamenye ko hagiye. Bashobora guhisha ku maradari asanzwe yaho bageze cyangwa se bagatanga amafaranga ngo information ntibazitange mu buryo buri public. Ariko iyo ndege ishobora gukomeza gukurikiranwa na satellite n'ibi byuma bihambaye kugira ngo babashe kumenya aho igeze itagira impanuka cyangwa se itaba yagwa mu yindi ndege nayo iri mu rundi rugendo kuko bataza aheri. Turi kumwe? Kubw'iyo mpamvu rero nkuko nkomeza kubabwira usibye noneho amafaranga noneho y'imisoro yamwe b'abanyarwanda bagiye kongera gutanga bamaze gutanga kugira ngo babahishe izo ngendo mu buryo budafifise cyangwa se numva ngewe ntanemera. Noneho ayo mafaranga extra cyangwa se yiyongeraho bari gukoresha noneho bahisha iyo ndege na amafaranga yashoboraga kuba ari gukora ikindi. Nkaba rero ngiye kubibwirira nti ntago iyo ndege twebwe ashobora kwiduhisha. Sibyo? Atari n'ibintu rwose byo kubigambaho cyangwa ibintu nk'ibyo. Bazi neza ko ntago bari guhisha abantu bakeya gusa badashobora kuzigeraho. Mbabwire rero mbisabire banyarwanda aho muri hose. Sibyo? Kandi ntago ndi kubabwira ndi gukina. Ngewe ndi serious, okay? So umukuru w'igihugu nataramuka mugashaka kumenya ahantu agiye batatanze batabwiye abaturage ko agiye mu mirimo cyangwa hari imirimo agiyemo mujye munyohereza message mutwohereze message hano ku Mutware mutubwire muti perezida arahagurutse. Sibyo? Mwebwe rero nk'abasirikare bamwe mujye mubidukorera anyway cyangwa se namwe b'abaturage kuri phone yanyu mujye mufata picture y'indege arimo ukimeze. Sibyo? Cyane cyane hariya kuri tail cyangwa se ku murizo w'iyo ndege muzajye mufata picture ubundi muyitwoherereze tuzajya duhita tubasha kwireba ahiri real time. Sinabyo byonyine ntabwo ari indege ya perezida wenyine
dushobora kureba indege iyo ari yo yose iri mu kirere kubera ko n'abandi babasha kubibona. So dufite inshuti, okay, dufite inshuti bavandimwe bashobora kutubwira aho izo ndege ziri kandi dushobora kubimenya nk'uko ndi kubavugisha aka kanya. So umukuru w'igihugu nataramuka cyangwa se nimwumva mushaka kumenya ahari cyangwa indege ahiri, mutwohereza ayo mafoto cyangwa se umuntu atubwire muti yagiye, tuzababwira ahari. Cyane cyane mu bintu nimba ari ibintu bijyanye n'amakuru mwagombye kumenya nk'abanyarwanda banze kutubwira. Impamvu ki ibi noneho mbifatiyeho akanya, nk'uko nabibabwiye mumaze kubona yuko muri iyi minsi, cyane cyane muri iyi minsi ya COVID-19, nta makuru n'amato perezidansi y'igihugu itanga ku baturage. Minisitiri w'amakuru nta kintu abwira abaturage kandi ari inshingano zabo zo kubabwira amakuru ajyanye n'uko bari gukora. Aba ni abakozi b'abanyarwanda, ntago bafite za sosiyete zabo ku ruhande aho mbese batagomba kumenya, batagomba kuvuga ibyo bari gukora. Aba ni abakozi banjye nawe, sibyo? Ni nayo mpamvu nk'iyo bashatse kuduhisha nka gutya, natwe noneho dufata izindi ngamba tukamenya ibyo bari guhisha ari ibiki, kubera ko ubwo bushobozi burahari kandi turabufite, sibyo? Nkabarongera ngo mbabwire inti mwebwe abanyarwanda, muzajye mutubwira muti barahagurutse, mudukurikirane aho bagiye. Namwe b'abasirikare mukomeza munabitubwira anyway, sibyo? Mujye mutubwira muti turabona tutazi aho ibintu biri kugana, cyane cyane nk'iyagurutse cyangwa avuye mu Rwanda, mwabitubwira kubera ko nta mpamvu nimwe umukuru w'igihugu cyangwa se abandi bayobozi b'igihugu bagomba kwihishahisha aho bajya, haba ari mu gihugu mo imbere cyangwa se hanze y'igihugu. Ntago ari ikibazo cy'umutekano na gatoya. Mbahaye nk'urugero, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gahunda ya perezida w'igihugu ni gahunda iri public. Kubera iki? Ni ukubera ko akorera abaturage. Nta na hamwe perezida w'igihugu ataramukira agiye mu mirimo y'abaturage ngo ntitumenye ahari. Nta na rimwe bibaho. So kubw'iyo mpamvu umuperezida wese uhembwa imisoro y'abaturage n'umukuru w'igihugu mu Rwanda arimo, nta bintu byo guhisha muzabasha kugira ngo bibashobokere. Nubwo bwose bishoboka, ibyo ari byose mu gihe twabitahuye ntimukarakara cyangwa se ngo mubabare ngo kubera iki abantu bari kudukurikira. Ni inshingano zanyu gutanga ayo makuru kugira ngo n'abaturage bamenye ko muri gukoresha amafaranga, imisoro muri guhabwa neza. Kuko nimba muri kwikoresha nabi, murabyumva namwe mukeneye gucyahwa. Muri abaturage bahawe icyizere, ntago muri gukorera sosiyete zanyu mwenyine aho ari ibintu biri private cyangwa se ari ibintu ku giti cy'umuntu. So yaba ari umukuru w'igihugu cyangwa se n'abandi bayobozi, mwese mukomeza gutaramuka muva mu Rwanda mujya hande hariya, mwese mugiye muri kubikorera ku misoro y'abaturage. Turashaka kubimenya, turashaka no kubabaza ngo ibi ni ibiki muri gukora bifite inyungu z'abaturage b'abanyarwanda. Naho ngaho namwe rero bene gihugu mumenye ko ubu ni uburenganzira bwanyu. Ibi ngibi ntago ari ugutandukira na gatoya, na gato. Ntago umuntu azagenda ngabakurikirana muri aferi zanyu ziri prive cyangwa se zo ku ruhande rwanyu. Ariko ibintu byose bijyana na aferi z'abanyarwanda ni iby'abanyarwanda. Niyo mpamvu rero aka kanya tugafashe mbabwira inti nubwo bwose iyo ndege iri kuri ntuza bamaze gutanga amafaranga ngo bahishe ingendo zayo ntizivugwe, hano noneho twebwe dufite ububasha bwo kuyikurikirana aho iri hose. Indege yari yose niwe, ntago ari indege ya perezida yonyine dushobora gukurikirana. Indege yose iri kurebwa kuri satellite dushobora kuyikurikirana, sibyo? Muzajye muduha ubwo bumenyi, mufate ifoto y'indege yari yose mushaka kumenya ari bwoko ki. Ariko nanone ntago turi ku advertising ngo mutangire mutwohereza amafoto adafite 12. Ntago ibyo ngibyo ari byo turimo, sibyo? Twebwe ubu n'ubumenyi dusangira namwe kubera entere cyangwa se inyungu z'abaturage. Ntago ari ibintu nakwita gustalkinga umuntu, oya, ibyo ntago tubirimo. Ariko abantu bakomeye bagomba gusubiza abanyarwanda, bari guhembwa n'abanyarwanda. Mumaze iminsi mwihisha kubera ko mwumva ko ibyo murimo abanyarwanda badakeneye kubimenya na gato. Turabashyira ahagaragara kabisa.
akaba ari ako kantu ngira ngo mbabwire nti ntaho muzatwihisha, kubera yuko ntago mwatwihisha tuzi ibyo muri gukora, cyane cyane nimba ari nk'ibintu bidafitiye akamaro cyangwa se inyungu abanyarwanda. Turagira ngo mubivemo, mujye mu bintu bizima bifitiye abanyarwanda mu ruhame, abanyarwanda twese akamaro. Aferi zanyu ziri private nta muntu uza kuzibafangamo, uko zimeze kose rwose natwe turabyubahiriza nk'uko bimeze, ariko ikintu cyose kijyana n'ikintu cy'abanyarwanda mumenye ko nta mwihisha, burya si buno. Kubw'ibyo rero nkaba ngira ngo rwose mbashimire mwese mubashe gukurikirana aka kantu mbongereyeho mbabwiye. Kweri mumenye ko ubu ni uburenganzira bwanyu nk'abanyarwanda, ntimugire ipfunwe, ntimugire ubwoba, nta kundi byagenda, ni uku nguku nyine. Nkaba ngira ngo mbibutse nti kuri mwebwe mucyaza kuri inshuro ya mbere mwibuke kwiyandikisha, mukandi hano hasi handitse subscribe, share, follow ndetse n'iriya nzogera, muze dusangire ijambo. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbashimire, nijye wese ngira nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Mugire umunsi mwiza.